byatumye bajya hariya baritandukanyije n'ibyaha. Aba basoza aya mahugurwa rero mu nshingano zabo z'ibanze uretse kubarinda umutekano harimo no kubahiriza inyigisho zibagorora akaba aricyo tubatezeho kandi nk'uko nabivuze tukaba tuzababa hafi kugira ngo inshingano zabo zigerweho. Hari amavugurura agiye ese hatangiye kubaka ibigo bingahe munatubwiye n'ibikubiye muri ayo mavugurura? Murakoze cyane. Amavugurura tumaze igihe tuyakora. Uyu munsi ngira ngo ikibazo utangiriyeho mu kijyanye n'ikigo n'ibigo tugiye kubaka cyangwa twatangiye kubaka ni ibigo twita social integration centers cyangwa halfway home. Mu yandi magambo ni ibigo tuzajya dushyiramo abasigaje igihe gitoya kugira ngo basubire mu miryango yabo. Mu yandi magambo icyo bizadufasha ni kesi z'insubiracyaha twajyaga tubona. Umuntu arangije igihano arafunguwe yagera mu muryango agasubira gukora cya cyaha cyatumye afungwa. Impamvu ni uko mu by'ukuri inyigisho bahabwaga yaba wenda gusubira mu muryango kurangiza igihano yaba ukigeramo inyigisho zabaga zimwe, bityo ntihabeho gahunda yo kubategura neza ngo zitandukane abagiye gutaha batozwe kuko gusubira mu miryango bahuzwe n'abo bakoreye ibyaha, bahuzwe n'abayobozi babo, bategurwe bazajya nibava mu magororero bazajya gukora iki, ugasanga turahura na cya kibazo cy'isubirabyaha. Nicyo ibyo bigo bizadufasha. Uyu munsi twatangiye kucyubaka mu karere ka Rwamagana, ngira ngo mu mezi makeya, mu mezi atarenze 4 icyiciro cya mbere cy'icyo kigo kizaba kirangiye, dushyiremo abantu bagera muri 400, then tuzakurikizeho icyiciro cya kabiri cy'izo nyubako cy'icyo kigo, ariko tuzabikwiza mu gihugu hose. Ibyo bigo rero bizadufasha cyane kuko bizadufasha gukemura ikibazo cy'isubirabyaha nk'uko nari mbivuze, bityo abagaragaraga muri ibyo byiciro by'ibyaha bagende bagabanyuka cyangwa barangire burundu. Iyo umuntu avuze abasigaje igihe gitoya buriya biragoye kubivuga kuko biterwa n'igihano wakatiwe. Wakatiwe imyaka urugero 20 asigaje umwaka umwe bari igihe gitoya kuko amaze imyaka 19, ariko wakatiwe wenda imyaka 2 ntabwo bavuga ngo uzamushyira muri icyo kigo asigaje umwaka umwe, wenda we dushobora kuzamushyiramo. Hari ibyo tukinoza kuko turimo kubaka, ariko azajyamo wenda hasigaye nk'amezi 6 kugira ngo asubire mu muryango, abandi bagiyemo hasigaye nk'umwaka umwe. Nanone bizaterwa n'ubushobozi bwabo tuzakira, n'ubushobozi bwo kubakira tuzaba dufite. Ubu rero birumvikana ko ubwo dutangiranye n'ikigo kimwe, abo tuzatangira kwakira ntabwo ari benshi cyane, kizakira abantu bagera muri 280, 2800, noneho dutangire dukomeza mu bindi bigo n'ibindi, ariko nabwo tuzabyongerera ubushobozi. Minisitiri amugeza ko muza ku bijyanye n'uko muzajya muhuza n'abarwiyemezamirimo kugira ngo aribyo bavuye hanze, nabyo bizakorerwa muri ibyo bigo. Uyu munsi abagororwa muri rusange bahabwa inyigisho z'ubumenyingiro, bahabwa n'inyemezabumenyi kandi zemewe mu rwego rw'inyemezabumenyi zitangwa hanze aha ngaha, ndavuga certificates, ku buryo bavamo bajya mu mirimo isanzwe. Kugira ngo rero duhuze ubwo bumenyi bahabwa n'ibikenewe hano hanze ku isoko ry'umurimo, tuzajya tuzana ba rwiyemezamirimo hanze babaganize ibyo bakeneye n'iki, ku buryo umuntu uri muri icyo kigo wahisemo amahugurwa afata muri ibyo bigo azayafata kuko avuga ati ngambiriye kuzasohoka njya aha ngaha kuko numvise hari isoko hakeneye abantu benshi bazajya muri iyo myuga, muri iyo mirimo. N'ubwo buryo dushaka kuzabikora kandi dutekereza ko bizadufasha. Aho ariko ubwo ni igice kimwe cy'amavugurura turimo gukora mvuze, kuko amavugururwa yari ukwinshi. Buriya amavugurura mbere na mbere uyareba mu mategeko, nk'uko navuze ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. Uyu munsi igihano cy'imirimo y'inyungu rusange turagisanga mu mategeko, ariko uburyo cyashyirwaga mu bikorwa wasangaga abantu bakirangiriza mu bigo nyine byabigenewe cyangwa camps zabigenewe. Umuntu akagenda akagikora akakirangiza akabona gusubira mu muryango. Ariko uyu munsi approach ihari, uburyo buhari ni uko ubwo buryo bwose buzakomatanywa
mu yandi magambo abarangiza igihano cy'imirimo y'inyungu rusange bakirangize umubare munini utaha mu ngo zabo, noneho undi bitewe n'imirimo barimo gukora babe baba ahantu hihariye, ariko mu yandi magambo bizajya birangira igihano cy'imirimo y'inyungu rusange kizajya kirangizwa abantu bataha mu ngo zabo, bityo bizajya bidufasha kubana n'imiryango yabo, kwiteza imbere, imiryango nayo idufashe mu kugorora ba bandi, ariko bizanadufasha nuko n'abanyarwanda tugomba guhindura imyumvire, kuko uyu munsi umuntu uhanwe agahabwa igihano runaka, mu myumvire yacu twumva ko iyo adafunzwe umuntu aba atahawe ubutabera. Rwose ibyo turabisaba abanyarwanda bumve ko niba umuntu ahawe igihano, igikuru ni ukukirangiza, igikuru ni ugutandukana n'icyatumye ukora icyo cyaha, cyatumye uhabwa icyo gihano, noneho aho ukirangiriza kugira ngo byaba na byiza abantu bumvise ko nakirangiza ari mu muryango, birafasha kuko umuryango udasubira inyuma n'umuryango ukagira uruhare mu kumugorora. Nibyo turimo gushyira imbere kandi bizadufasha. Yego, nyakubahwa minisitiri, hari abajyaga bafungurwa bagasanga imiryango yabo rimwe na rimwe yarabanze cyangwa se itakibatekerezaho, cyangwa se bakabura n'imiryango. Muri aya mavugurura se nabyo hari icyo mubiteganyaho? Ibyo bijyanye ngira ngo no kwigisha mu buryo rusange, noneho no guhuza imiryango y'abafunze n'abafunze ubwabo, by'umwihariko muri biriya bigo. Uyu munsi ngira ngo mugenda mubona uburyo abantu basurwa ku magororero, habaho umunsi wo gusura, nabwo bagahabwa umwanya mutoya, ngira ngo ntibagire umwanya uhagije wo kuganira n'imiryango yabo n'ibindi. Kimwe mu bizatangirwa muri biriya bigo ni uguhuza, mu bizajya bikorwa muri biriya bigo ni uguhuza imiryango y'abafunze n'abari bafunze bitegura gusubira mu miryango yabo, noneho bagahabwa umwanya uhagije, ibibazo bafite bakabiganira bari muri biriya bigo, ku buryo azasohokamo hariya cyaba ikibazo yari yarumvise kiri mu muryango we cyarafashijwe kurangirizwa muri kiriya kigo gifungirwamo abitegura gusubira mu buzima busanzwe, gusubira mu muryango. Hasohoke yarumvise ikibazo yarabuze umwanya wo kugira icyo agikoraho, kukiganiraho nabe, even tuzajya tuzana n'abayobozi tubafashe kurangiza ibyo bibazo, ku buryo rwose gusubira mu muryango bazajya basubiramo nta gishya bazumva mu miryango yabo batari bazi, cyangwa se nta n'ikibazo kiri mu miryango yabo batagize umwanya hamwe n'imiryango yabo yo kukiganiraho no kugifatira ingamba. Ibyo rero bizoroshya cyangwa bizagabanya bya bibazo byajyaga bibaho, umuntu agafungurwa ugasanga mu byumweru bibiri asubiyemo kubera iki yakoze ibyaha. Mu yandi magambo bizadufasha guhuza umuryango w'abanyarwanda n'abantu bitegura kuwusubiramo bari bamaze igihe mu magororero. Kuko minisitiri cyifuzo abahagarariye abakuriye uburenganzira bwa muntu basabaga cy'uko abari mu magororero wenda bajya bahabwa umunsi umwe wenda mu mwaka cyangwa se mu mezi atandatu wo gutera akabariro ku miryango yabo. Aya mavugurura icyo bivugaho? Ubundi kugorora umuntu cyangwa ibihano runaka binajyana n'imico y'ahantu, imico y'igihugu, imico y'abanyarwanda. Hari ibihugu usanga ibyo bikorwa, ibyo byemewe, ariko twe mu myumvire yacu nk'abanyarwanda, mu mico yacu nk'abanyarwanda, ntabwo ibyo tubyemerera ufunzwe, kuko ufunzwe agomba kugira bimwe mu byo atemererwa kugira ngo koko yumve ko yakosheje kandi yitandukanye n'ibyo yakoze. Mu muco wacu rero ntabwo ububasha kuri mu gihano runaka bwo kuba yahura n'umuryango we bagahuza urugwiro kugeza naho ngaho wari uvuze, mu mico yacu ntabwo tubasha kubyakira, bityo tukaba tutarabyemera. Wenda bizagenda biganirwaho, ariko mu yandi magambo uyu munsi ntabwo tubyemera, no mu mavugurura turimo tujyamo ntabwo rwose ibyo byemewe. Murakoze cyane. Murakoze namwe.